Leta y'u Rwanda yakiriye abantu 14 barimo 8 bahoze mu mutwe wa FDLR. Uyu akaba ari umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe w'inyeshyamba wasize ukoze jenoside mu Rwanda, ubu ukaba barizwa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe w'iterabwoba umaze imyaka irenga 30 mu mashyamba ya Kongo, ukaba ugomeza wigamba ko uzatera u Rwanda. Kenshi na kenshi wagerageje ibitero ku Rwanda, gusa ugasanga u Rwanda rwihagazeho mu buryo bwose bw'umutekano. Aba bantu rero bajya bavuga yuko muri uyu mutwe nta cyiza bigeze babonamo, bahise bajyanwa ku cyicaro gikuru cy'igihugu cy'ikigo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Aba bagabo kandi bagomeje bavuga yuko u Rwanda basanze ari amahoro nk'uko babibwirwaga, bakabigira ntayo bakumva ko ari amabeshyo. Bavuga yuko babyiboneye amaso ku maso ubwo bageraga mu Rwanda bakakiranwa yombi, ndetse ntihagire n'umwe uhohoterwa cyangwa se agirirwe nabi. Aba bagabo bari mu kigero cy'imyaka 35 na 50 bagomeje bavuga yuko bishimiye u Rwanda. Aba bagabo kandi bagomeje bashimagiza u Rwanda nyuma y'ibyo basanzemo, kuko bagomeje bavuga yuko u Rwanda rufite umutekano uhagije. Amagambo yabo bagomeje bagira bati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mahoro na make ariyo, by'umwihariko umutwe wa FDLR habamo umwiryane, iyicwa ry'abantu n'ibindi bintu bitandukanye bitari byiza, cyangwa se ibihe bitari byiza bacamo mu buzima bwa buri munsi. Abantu bose bari muri uyu mutwe bafite imyumvire cyangwa se bashyizwemo imyumvire yuko mu gihugu cy'u Rwanda hari ubuzima bubi, nta mutekano uhari, uhageze wese ashobora kwicwa cyangwa se akamburwa uburenganzira bwa muntu. Gusa bagomeje bavuga yuko ibyo bari biteze cyangwa se ibyo babyirwaga atari byo babonye. Aba bagabo kandi bagomeje batangaza yuko biteguye gusubira mu buzima busanzwe, bagatangira gufatanya n'abaturage basanzwe b'abaturarwanda, bagahuriza hamwe, bagafatanyiriza hamwe, bagatera imbere, bagakomeza kwiteza imbere, aho bagomba kujya kwiga imyuga itandukanye kugira ngo bazibesheho ndetse bakomeze bashake ubuzima. Komeza ubane natwe hano wisanze kuri TF Rwanda, iyongere mu muryango mugari wacu ukanda subscribe kugira ngo ujye udukurikirana. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.